muri koperative y'abanyonzi. Nageze muri koperative y'abanyonzi ubwo niteza imbere ngura akagare. Numwe mu baturage bahamya uburyo kuba mu makoperative byabateje intambwe igaragara mu iterambere. Abanyamuryango b'amakoperative atandukanye ntibajijinganye iyo bavuga ku kamaro k'amakoperative, gusa bitsa ku gukora cyane no kugira imiyoborere myiza nk'inkingi zo kongera umusaruro w'amakoperative mu Rwanda. Hakenewe ingufu n'ubushake. Bategejeho byinshi bitandukanye, twategejeho ibirayi, bategejeho ibitunguru, bategejeho amashu. Ibibazo ntago byabura kuko ari abantu, ibibazo ntago byahabura, ariko mu by'ukuri ni ukugerageza tukabirwanya kugira ngo tubone ko dutera imbere. Abayobozi biharira umutungo abo ngabo ntago ari abayobozi. Nk'abo ngabo biharira umutungo we tumaze kubamenya n'uguhita tubakuraho tugashyiraho abo twishakiye baducungira umutungo neza. Umusaruro kwiyongera no gushyiramo imbaraga, tukareba ko twashakisha ubuhanga bwo gukoresha amafumbire menshi ku buryo umusaruro wakwiyongera dukoresha amafumbire mvaruganda n'imbore. Ikibazo cy'ubujura bukorwa na bamwe mu bayobora amakoperative cyakunze kumvikana cyane kandi cyashegesha abaturage hamwe na hamwe mu gihugu. Gusa Profeseri Harerimana Jean Bosco, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu Rwanda, avuga ko bafashe ingamba zigamije gukemura ibibazo bigaragara mu makoperative. Yewe kunguka amakoperative ubundi aho tuvugiye ahangaha arunguka, ahubwo ikibazo kiyarimo ni imicungire mibi n'imiyoborere mibi. Ayashoboye gutera imbere no gukorana neza mwayabonye turashimiye mu kanya, ariko hari anandi inzira ikiri ndende kandi ibyo koko turi kubishyiramo imbaraga. Turagira ngo imicungire imiyoborere bigende neza tubafashije nka RC nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative. Ubu ingamba twafashe nuko muri buri murenge dufite umukozi ushinzwe amakoperative, muri buri karere naho nuko no ku ntara nuko. Ubu ingamba dufite nuko turi kuzenguruka buri karere tukakajagajaga ku buryo ikibazo cyaba gihari cyose turi kuvamo tugikemuye. Ubu RCA ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative kiri mu baturage, ntago kikiri Kigali. Ni ku nshuro ya 24 ku isi hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe amakoperative, ikaba ku nshuro ya 14 uyu munsi wizihizwa mu Rwanda. Ubu mu Rwanda habarirwa amakoperative agera mu 9,000 arimo abanyamuryango bagera kuri miliyoni 4, bafite ubwizigame bugera kuri miliyari 45. Peter Muyombano, Flash TV.